Hello, mukomere cyane bantu banjye banyarwandakazi, abarundikazi mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba, mwese turabasuhuje cyane. Ni wa musore MGA cyangwa se MGA nuko babivuga mu gifaransa. Rero twagarutse tubazaniye inkuru ijyanye n'amashyuza yo mu Rwanda. Mugiye kureba uko bisigaye bimeze ubu ngubu. Twibagirwe gukora subscribe kugira tujye dukomeza kukugezaho inkuru zijyanye n'imico y'ahantu, inkuru z'ahantu mu Rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye. Murakoze cyane. Okay, ya mashyuza twahageze. Bavugaga yuko yakamye, none turabibonye. Koko urareba hano hasi, uturutse hano hejuru kumanuka hasi ndabona hari nka metero nk'eshanu bujya kuzimu. Hari abantu twasanze, reka babe badusobanurira. Mushobora kuba mwadusobanurira. Nibyo koko aya mashyuza nyirizina bavuga ngo yarakamye, ariko ntabwo amazi yakamye ku muteri nk'uko biri nyine ubibona. Isoko yayo iracyarimo, ariko bigaragara yuko hano hasi harimo umwobo munini cyane, harimo vuwa ikomunikana n'epfiriya. Iyo vuwa rero niyo harasha urutambi. Umaze kurasha urutambi, ayo mazi ahita atunetera amanuka ipfa, amaze guturitsa urutambi akomeza iriya. Na niyo mpamvu ubona mu isoko kumwe azamuka, ariko ntadendeje, agahita afumita amanukamo muri ya myobo utazi ukuntu. Bishatse kuvuga ko hari imyobo irimo munsi itazwi, itagaragara. Just hari imyobo utazwi, itazi ukuntu ingana, n'imiterere yayo mbega. Niba amazi yarakoraga, niba hari barriere ifunga amazi gatuma amazi adendeza, bivuga yuko baturikije urutambi hepfo. Bamaze guturitsa urutambi hepfo, mweziranshe ziri hepfo tureba, none amazi akajya yinjiramo hasi ku buryo udashobora kubona uburyo wakongera kuyafunga ngo amazi yongera adendeze. Biragaragara ko hari haruguru ni hamwe hajyaga hari abantu hakurya hariya bahita mu gakono hazamuka hamwe amazi ashyushye. Ho buriya hari amazi yaba agiturukamo. Aracyarimo. Mwebwe mwabibonye amazi agenda, murabivuga heke? Niwe tubazo witwa nde? Inde Iradukunda Thierry. Byagenze bite? Amazi batukije intambi, asacikamo imyobo itacamo aragenda. Hahise hacikamo imyambi aragenda. Okay, hari hepfo bara ndi kubona imashini iri kugira gute? Hari aba bari gushaka itaka. Nawe wari uhari amazi agenda? Okay. Ndabibona na hari hose yarakamye. So uriya musozi bawita gute? Shariyo. Uriya musozi bawita Shariyo. Yagiriye pajya mu mugezi bita gute bawita? Rubyiro. Umugezi bita Rubyiro. Sawa, murakoze cyane. Ahantu mureba gutya, amazi akimara gukama hari hejuru, level y'ubutaka cyangwa se uko ubutaka bwari bumeze hari hejuru, ariko amazi amaze kugenda hagenda harushaho kwika, hagacikamo umwobo umanuka hasi. Bivuga yuko ni isayo ryari riri hejuru, ariko uko rigenda ryuma hagenda hamanuka hasi. Uko amazi muyareba, ubu tuhageze mu gitondo, abacumbiye ku mwotsi byerekana ko ashyushye n'ubundi, ariko ntabasha kuguma hamwe, kubera ko nk'uko babitubwiye bakimara guturitsa urutambi epfo hacitsemo imyobo itagaragara iri munsi. Unanarebye hakurya hariya muri uriya mukingo ntibabona ko hari ahantu amazi aca mu butaka hasi. Aca mu butaka hasi, abari ko hejuru ni ibyatsi, naho harimo umwobo, ariko ntago bigaragara ko hari ahantu amazi aca hejuru. Aca mu butaka hasi akagenda. Baturikirije urutambi epfo, hacikamo imyobo munsi, bituma amazi ahita ko acengeramo mu butaka ahantu udashobora kugerageza. Batubwiye ko bagerageje no gusukamo ibyondo hano ngo bahafunge, hariya muri mukingo mureba amazi wenda aguma aha ngaha hejuru, n'ubundi yongera adendeze aha hose mubona, ariko amazi yarabitwaraga.
turakomeza tugenda tubereka aha hose naho hari amazi mureba, aho hose mureba imyobo yose hari amazi. Bagendaga rimwe na rimwe waba usangaga harimo ibimenyetso bitabemerera kuhoga kubera ko bashobora kuba wahoga ugahita ko utebera ukagenda. Aho hose hejuru hadendeje amazi. Nk'uyu mwobo nawo ariko ni muremure cyane nawo, aho hose habaga hari amazi. Areba ko tugiye gukomeza dusobanura rero. Turabona hano hacitse imyobo, aho hose nk'uko mwatubwiye hari amazi. Hakurya hari asangaga hicaye abantu, hari amazi ashyushye. Urabona nk'uko tubibona hano hose hagiye hacikamo imyobo miremire rwose, ndabona bifite nka metero 7. Aha ngaha naho harimo abafite metero zigera nko mu 8. Byagenze bite mbega kugira ngo hacikemo imyobo imeze gutya, byatewe n'iki? Amazi amaze gukama. Murakoze. Nk'uko mubibona aha hantu hakiri n'amazi y'ikidendezi, hari ibitambara by'amasinyare biboneka yuko bigaragaza yuko uramutse woze ukagera aho hantu ushobora kuba wamanukamo ntuzamuke. Byari bihari amasinyare arahari, ariko nyirizi ntabwo twatuzi bimeze bite ko ari amasinyare bite, ntabwo twatuzi profondera. Ariko twatangajwe no kubona amashyuza akamye, tubona hagiye hari imyobo imeze nk'iyacukuwe mbega. Ari nayo mpamvu tuvuga ati abantu barohomaga benshi barohama ntihagire uzamuka bagaheramo, tukamubona bigorana cyane azamutse. Imyobo ni ibitangaza biri aha ngaha, ntabwo tuzi bireshya gute nyine urebye. Aha ni hamwe wabonaga amazi agenda yikaraga amanuka ntumenye ko bimera. Ubwo iyo wahageraga amazi yakurushaga imbaraga akagukurura akaba yakumanuramo. Juste nuko bimeze mu buryo tutari tuzi ari interieur qu'est-ce. Niyo mpamvu twibaza umuntu aragiye arabuze, tukamutegereza akaza hashize iminsi ngahe. Nuko byari bimeze, ariko twatunguwe no kubona nyine hari imyobo imeze nk'ingiyi nyine amazi amaze gukama. Dukomeze imbere hariya turebe n'uriya mwobo wundi, ndabona hari imbere hari indi myobo myinshi. Hano rwose unonaguyemo nuko kankakamye kugira ube wazamukamo cyaba ari ikibazo. Ntabwo wavamo, biragoye cyane. Biragoye rwose. Ndabona ko aha ngaha imeze nk'ikimanuka n'ubundi. Ndabona uko hagenda huma hagenda hamanuka, bigaragara ko munsi harimo imyobo n'ubundi. Isaha iyo ryuma agenda hamanuka kugera n'ira ruguru hose hari hadendeje amazi ari ikiyaga. Hose yarahari. Hari hakurya. Bwa bushyuhe se bwavaga mwari amabuye hakurya bwo buracyahari buri. Igitangaje nyine bwa bushyuhe ntabwo bukivamo. Isoko y'agakono yari hariya. Yari harakora ruhande, tugenda turebe ko isoko y'agakono. Hari aho bitaga muri cagi. Muri cagi? Muri cagi. Shatse kuvuga ngo abantu baryamaga hariya bakiyorosa, bwa bushyuhe buvuye mu mabuye bwacujwe n'amazi bukaba kubita bakumva bameze neza cyane. Massage mbere. Massage. Ariko kuva byamera gutya byahise cyagiye isekama. Byose biragenda mbega. Ubwo amazi niyo yatumaga ubushyuhe buzamuka hasi, yakogotaga ubushyuhe buvamo. Dutekereza ko ari amazi yabiteraga. Amazi tutazi isoko yayo nyine nuko nimeze, ariko urabona amazi uko nameze, ubashe kugera kwa amazi uko nameze, nta uyakozemo afite nka degrés Celsius nka 100 zirarenga. Hano bigaragara ko ari isoko yayo yaturukaga. Isoko nyirizina niho ikiri. Nubwo abantu bibeshye amashyuza arakamye, ntago amashyuza arakamye kumutere, amashyuza aracyahari, ahubwo niriya communication n'uriya mwobo urimo hari ahantu uri mwiri epfo utamye ngo ese unganuke ese utehehe, niyo mpamvu witujya buteye ugagiye. Okay, biragaragara ko amashyuza agihari. Urabona ko arahari. Amazi arahari. Amashyuza aturuka ni hariya. Amashyuza arahari. Amazi biranagaragara ko rwose amazi azamura umwotsi, ni mu gitondo aracyashyushye rwose cyane. Ageraho akarebo. Biragaragara ko ntahari rwose amazi azamura umwotsi. Arazamura umwotsi rwose nk'amazi yatuye. Biragaragara rwose. Ubwo bigaragara yuko amazi agenda agakata hariya, hamanutse umwobo, akongera akagenda akamanuka iri epfo mu musozi n'ubundi. Hariya hamanutse umwobo, harimo umwobo umwe, n'ahariya harimo undi mwobo umwe, urabona ko ni voies zikomunika ebyiri. Ni imyobo myinshi, urabona ko hari arimo atogota n'ubundi asa n'amanukamo mu butaka hasi.
bigaragara ko kwa ruriya ruhande nawe yinjiramo abantu bibwiraga ko rero wenda atemba nk'umugezi agasohoka hejuru agatemba akamanuka ku buryo wakora na baraje ukayafunga ariko ntabwo ari ibintu byashoboka. Abantu bari bazi ko hari togota akazama agatemba akagenda ariko hari atemba agakomeza agenda epfiriye ariko hari n'andi mazi nabwo yinjiraga mu butaka hasi yasohokeraga hasi andi agasohokera hejuru ariko yasohokeraga hejuru nabaga yasagutse ku kidendezi yari make cyane aca mu butaka niyo menshi. Katurebe turabibona rwose arashyushye urabona ko umwotsi utumbeka yego nukoramo turebe cyane ku buryo negere nakubwiye ntabwo nyine arashyushye cyane. Urumva afite nka degere zingahe? Ugerageze 98 gutya. 98 yakotsa rwose. N'amabuye yaciyeho yahise atukura. Yego. Aya mazi akimara ku explose aya mabuye yarameze neza nta kibazo. Yego. Ariko urabona ko aho byagiye byera amazi amabuye yabaye rouge. Yabaye mutuko bigaragara ko ari nka kwa kundi wacanire ikintu mu muriro. Mu ifuru. Yego komeza udusobanurira n'ubundi. Donc no kuvuga ngo hano turi ku nkombe niho hano zabaga ari inkombe hano. Yes turi kumva hangaha. Arabona na yamyobo yaho yacitse ira hirya hose hamwe bashyiraga udutambaro. Se ni bande bashingagamo turi dutambaro tw'umutuku kugira ngo abantu batahogera. Nkuko byari bizwi hano hari abantu mbega boge hangaha kuva kera bakira abana bageraho bajya mu zabukuru babita ba nyiramazi. Ariko ni nabo bantu barazi imiterere hangaha wanga hangaha ya umuntu agiyemo ahita ugwamo ntavemo ko musabagenda bashyiramo ibitamba amasinyare yo gusinyara abantu kugira ngo nibaza boga bajye bakikira abantu bakajya bahagera. Okay tukomeza dusobanure ku izi nkombe ko babaga hameze. Rero bona mpagaze indi ngiye nanjye nakunda kuza kuhogera rimwe na rimwe hano ibintu by'Imana mbega nagwa muri kuno bimeze. Hano hantu hari harimo isoko ikonje. Iyo abaguje ubwa mbere ari ubwa mbere yo kugeza hangaha babasha ko bavuga ngo uroga amazi yo hirya hariya yabaga ashushe cyane. Wagera hangaha rero kumva hasi harimo agasoko k'amazi akonje cyane gahita gahura n'amazi ashyushye ubane muayene kumva yakonje cyane bigatuma nawe uvuga ngo kanimuke njye hari numva ashyushye n'ubundi ukimuka ajya hirya cyane n'ubundi. Yes wasangaga amazi yaho ngaho ari muayene akonjemo bukeya. Just wasanga ari muayene akonjemo bukeya mbega. Kugenda umenyera buhoro buhoro ugenda uhamenyera wumvaga amazi atanye kugenda bakonja ukumva ufite amatsiko yo kuba kwimuka. Urabona hangaha ni mu intambwe hano gutya kugera hangaha ku distance uvuye harimo metero nk'ezingahe wumvaga amazi atanye kuba nyine ashyushye agenda ashyuha. Icyo gihe nawe umaze kuba umuntu mbega umenyereye amashyuza wamara kumva utanye gutinyuka ukongera ukambuka ukaza hangaha babyita ngo ukwimuka ukwimuka muri iyo nyine bavuga muri etape ujya mu yindi. Muri etape ahangaha sasa niho bavuga ati ahangaha ntagiye kuba expert. Ariko noneho hano hirya ahangaha hari ahandi hantu ngiye kukwereka bitangaje cyane. Iyo wamara kuba umaze koga amashyuza umaze kuba umu expert umenyereye kuba wakoga mu mashyuza. Hari ahantu twafataga amazi y'amashyuza meza tukavoma mu ducupa tukanywa kugira ngo wumve ko nyine umubiri umeze. Aya mazi akamaro kayo iyo nyweye ayungurura yose amapyiko cyane arakoza ukumva impyiko zirayunguruye neza mbega wajya no gukora ntuza kwihagarika ukumva mbega ukabona bimeze neza cyane mbega. Hano naho amazi yaho ntabwo yabaga asa neza ubwo ngubwo bishaka n'icyusha neza nayo ariko utayanywa. Ariko hano imbere ngiye kwereka hari agasoko kazamuka gasa nk'akahana communication n'agakono. Abana tugeze ndabona hano hagiye harimo n'imyobo mu aya mabuye amazi yasaga n'apfupfunukamo. Ubona haratogotaga ubona gafara hafa mu mwotsi mbega ukibaza SK umwotsi uva hehe. Urabona aho tugeze no nkwereka ahangaha niho nyirizina rero harimo amazi yo kunywa. Ahangaha hahoraga hazamuka amazi acucumuka hejuru ayunguruye ku buryo bavuga ati nta se ushyize muri laboratoire wakibaza ngo babona se arimo umwanda impirete nta impirete nimubonaga mbega mubonaga se barakundaga kuyanywa ko nta kibazo. Rero kana gacubona nako kara gace ko heriye hari charge muri charge bahitaga muri charge.
kuki bahitaga muri cagi kubera yuko hahoraga iteka ryose hashushe mu kumwotsi katuhagere turebe twagere turebe ukuntu harameze urabona ko na forume yaho bari bahakoze neza ku buryo hafite forume ko umuntu yaryamamo abantu barazaga bakaryamamo twakomeje tugeze kuri rwa ruhande rundi rumwe amazi yinjiriramo ahangaha ho habaga ari muri jardin naho ariko hageraga amazi ko mbibona ntabwo yageraga hejuru cyane ko ubibona ku mutero na ariko ndabona hano hari akantu ndi kubona hano hirya naho juste ahantu tutibagiwe mbere amazi y'amashyuza ajyaga ahangaha ndabona naho hazamukamo umwotsi kuri uru ruhande urabona uko bimeze gutya aha hantu twavuga ko ari igice cy'amashyuza mbere tutaragira inanga twebwe batubwiye ko amazi yajyaga ahangaha ariko uko iminsi yagenda gicuma yagendaga kama buke buke asatira ahantu nyirizina hari isoko yayo ikomeye cyane urabona naho barashashe nka handi watubwiye ngo bita muri cage naho urabona ko ibintu byasana n'ibyatsi by'umuti ndabona naho bicaramo kuko gusa kano gashyuho ubona nuko kano mutakabona ariko nijoro kabari kenshi cyane nijoro birashyuha cyane juste abari kenshi cyane nijoro kagiye kamara ku mubiri w'umuntu bikomeza tugenda ko ari ruhande aho tubona ubu tugenda hose ubona mbere hari amashyuza hari amashyuza yagiye akamara ariko nyine asigarira hehe mu isoko yayo nyirizina principale ngo ahita mu gakoro niho isigaye ariko nta dendezo nyine nkuko twabivuze arakomeza akagenda akimanukiramo hasi agacengera mu butaka aracengera ariko bivuze ngo hano no mwobo ahangaha ubashe gufungwa yamaze bibashe gufunga yakonya kadendezi bigaragara ko ni menshi urabona ko ni menshi biragaragara ahantu ni harehare harimo nka metero hano harimo hafi 8 mu 9 metero hafi 8 mu 9 umanuka bujya kuzimu yego ari akamazi mu by'ukuri abantu ko batekerezaga bibwiraga ko aca hejuru agasohoka ariko mu by'ukuri ntago wabona nuko yafunga amazi ari akacengeramo hasi mu butaka hariya harimo umwobo munini cyane urabona ko harimo umwobo munini cyane kabisa utamenya ingano yawo ntabwo wamenya ingano yawo ntiwamenya nuko yinjiramo mu by'ukuri ni ibintu bitangaje cyane ni ibintu by'Imana yiremeye nyine by'Imana ngubu gutya biragaragara ko niyo wasukamo amabuye mu by'ukuri aya mazi utapfa kuyafunga byoroshye uretse igihe wenda kizagera ubutaka bukisubiranya bukayafunga n'ubundi bigaragara ko habayemo ikintu twakwita nk'aho ari muvoma tekitonike muri ahandi biga geography cyatumye ibice byo hasi ubutaka buhungabana bugatanga umwanya amazi agatambuka ndabona hano harabayemo nka bimwe bita fosse de fondroma kumwe ubutaka bumanuka bugacikamo ni nkacyo cyabayeho bigatuma amazi ahita atambuka ahangaha se ho tureba gutyo harimo umwobo muremure cyane amazi yaradendeje kugera hejuru naho barahogeraga byari bimeze bite kuri uru ruhande urabona kano ukuntu kameze kari hejuru ni ahantu abadamu bakundaga kogera hariya hejuru mwa biriya biti mwa bino biti ubona hejuru bakunda kuhogera ariko ntabwo twari tuzi ese aha hantu harimo iyi profondeur imeze gutya iyi profondeur ukuntu imeze yabonetse amazi akimara kugenda hagiye hika tubona iyi profondeur kano kanya gutya ariko ntabwo yari imeze gutya ntabwo yari imeze gutya ni ukwika mbega hagiye hika aho bigaragara ko iyo ugikandagiramo n'ubundi wari kumanuka aha juste ukuntu bigaragara iyo ugikandagiramo usa nk'uwahabye uzamo isayo iri kugutwara n'undi ukamanuka nawe yavamo yari isayo nyine yoroshye cyane yego mbonye ahandi hantu hano hirya aha naho hari amashyuza mbere y'uko amazi agenda kuri uru ruhande kino unomuka wari umuyoboro w'aya mashyuza ndabona harimo akayira amazi agenda amanuka amava hari mu mashyuza n'ubundi aza kuri uru ruhande niko abantu bibeshyaga yano yatambuka yigendera yatambuka agenda ndabona naho haracitsemo umwobo muremure cyane naho ahinguka ku muhanda Nyakabuye ahinguka ku muhanda wa Nyakabuye naho hari amashyuza ubu naho yahise akama birumve juste gutaraversa umuhanda Nyakabuye kugira ngo utaraverise bambukaga amashyuza naho ariko naho yahise akama bivuga ngo yavaga hano muri aya mashyuza makuru akaza akagera ahangaha ntabwo yacaga hejuru yibiraga mu butaka agahingukira kuwo muhanda ujya Nyakabuye ntabwo yibiraga mu butaka yacaga hejuru akagenda yacaga hejuru nk'umufurege okay andi agasigara mu kidendezi ubona andi agasigara muri kidendezi ubona afite ahantu yahingukiraga muri hepfo hari ahandi hano hepfo hari amashyuza amanuka ku musozi
bivugwa ko ashobora kuba yaraturukaga ahangaha naho yaba yarakamye cyangwa yayandi ahubwo ku musozi iriya firiya bamwe bakunda gusengera aracyahari kuko yacaga munsi n'ubundi aracyacamo ndetse n'ayangaya yahise yasangayo n'ubundi aba menshi cyane yabaye menshi none kurenzaho bivuga ngo mbere hari harimo vuba ariko itazwi n'abantu ese imeze gute ingana iti ariko aho bepfo baturikira urutambi niho byahise biba imanuka yose imanuka icyarimwe turagushimiye murakoze ara turabona umusozi uriya musozi bawita gute uyu umusozi bita umusozi wa sandstone ni material bakoresha mu ruganda bawita sandstone yes ni sandstone ni umusozi wa sandstone material ivamo bayikoresha mu ruganda bakora isima buriya hari n'umuhanda uzamuka kugera hejuru harimo umuhanda hejuru hariya juste uzamuka uca mu makamyo n'amamashini bacukura hara hejuru niho bakora kariyeri ikora mu isima bavanga mu bikora isima bindi yego kuki bacukura hejuru ntibacukure hasi se buriya no kubera iki ubuyo gucukura hejuru no kuvuga ngo umuntu ukora ibintu nka bino byo gukora mu mininga ntago ahera hasi hasi ntago wabona material ahubwo uhera hejuru ukava kuri somo umuntu kujya hasi kugira ngo na designing neza cyane kore mu buryo bwa mining neza cyane master plan ya mining ubone ko yine imeze neza cyane ngo bishatse kuvuga ngo hari igihe kizagera bagacukura level yaharakura musozi hejuru ikazareshya n'iya hano ku mashyuzi bizagera igihe tukore kumanuka tuba hejuru designing neza cyane ku buryo uzabona ahantu nyine hari ubwiza nyaburanga amabenshi muzagera mukoresha amabenshi okay uriya musozi wundi bawita gute uriya tubona hejuru bahita gute hari ahantu bita n'ahantu no gusengera bahita Yerusalemu abantu no basengera bakahara izina ryaho ryo mu murenge buriya waba ari uwuhe umurenge ni wa Gitambi ni Gitambi ni muri Kamembe naho cyangwa ni muri ni muri Nyakabuye Nyakabuye naho ni umurenge Nyakabuye ni umurenge okay nahaze ko muri Nyakabuye ubungubu ndi kwibuka neza cyane ko n'ubani umusozi wa Gitamburiye ziranche zo hakurya zo tureba hari tutabona neza ni mu Rwanda hariya ni mu Rwanda ariko ni za Gikunda mvura za Busozo ni mu Busozo hari naho bita mu Busozo ni Busozo hakurya yo mu Busozo buri tugera mu Burundi juste mu Burundi okay yego nibyo urakoze cyane